kubera mbaziho ibintu nagize nshobora gushaka kubafotora kurusha kubwo nabona Sabe n'uwundi mukobwa cyangwa natijara kabere. Nanjye nicyo kintu navuze mu kanya kabisa, ni kibazo cyawe kuko yarari kumwe na Sabe ari kumwe na Ngwino Ndebe kubera abantu bose baguma babavuga. Nanjye nashaka amakuru nagenda nkabashiraho kamera niyo nabafata nibi ngibi tuza kuvuga n'ubundi niyo nkuru. Otherwise kubera iki batafashe Sabe n'uwundi mukobwa ari we wese, ko iki batakamaye Sabe n'ahantu Sabe ntabwo bari kumwe n'ibindi bitsina gore. umva nkubwira ikintu kimwe kiriho urukumva yaba yaravuye gutama nabwo yari gusimbuka hunze kuri ya mugore atakibana n'umugabo. Uretse gato ngiye ntabwo njya kugenda ku mugabo wa Ngwino Ndebe yari gusimbuka agiye he ese icyo mvuga ni iki ngiki ari kintu mutari kumva. Murashaka kumva nkaho turi kwa kizinga Sabe ibyaha nta byaha yakoze, nashaka aba yamutikuye. Uburenganzira bwe ni bakuru. Uretse gato oya niyo ahubwo cyaba icyaha, ariko icyo mushaka gukora mushaka kumusenyera urugo, urumva mushaka no kumukira akazi, mushaka no kumwangisha abantu ngo barashaka. Ibi ni nabyo mwakoreye Yago. DCTV for people. Oh, hello guys, muze tube tuganira ku bibazo birimo byugarije urubyiruko. Muze tube tuganira ku bibazo ndimo ndumva hano hanze, ku bibazo birimo okay, sound ndumva imeze neza cyane. So muze rero tube tuganira ku bibazo biri hano hanze, ku bintu birimo biragenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga, yaba ibiri byo n'ibitari byo. Instagram banyiherukaho kera mbangira ngo tube tuganira. So niteke ngo wagize ubwenge ahuzaniye umugore ariko mana uzumbere nta bwenge nagiraga, ariko mumora iki koko. Ngo ese DC Clement ngo ukimara kubona Sabe wumvise warira? Oya ntabwo numvise narira, ndaje tubiganireho ibyo bintu tubiganireho. Umugore wawe gare holy wife okay, ariko ubu mugize ubwenge bwanjye zanira n'akameza nyabo. Aya zanira akameza ko guterekaho. Ngaho zaniye umugore byo wagize ubwenge kabisa, ko sibi nibikira big energy sibyo biracyagezweho. Okay, so guys, muze tuganira, muze mube nka 200 byibuze dutangire tuganire. Uri umuntu mwiza cyane, ugira umutima mwiza, Imana igiguha imigisha myinshi. Asante sana. Buri kunywa juice ya 4,000 mani ariko se ubigiciro koko bukibwiwe niki? Nukuri usigaye ufite ubwenge nkaye se ubwenge bwanjye bwari he mbere? Wavuye muri ya ma operation do amatigo sote ikiganiro mwakiranyije ko mbona bibereye live. Ngo ninde wagiye mu bapfumu ndabizi se? Ngo urukundo ruri he? Urukundo rwanjye nzaruzana, nzabatamo z'abasuhuza. Ariko ushaka kumubona nyine ujya kuri channel yitwa Nigaba Clement, mu minsi iri imbere twahinduriye n'amazina. Nta kintu cyambaje nko kubona ibintu bya Sabe mwarabibyiniriye ubu iyo biba nka Yago aha ntacyo mvuze. Ndati waramutse gute musaza, ndakwemera cyane, ngaho zana Demai adusuhuze mujye kuri nuza, reka natwe dutere agatebe. Ado music muze bite my brother, ati zana amatiku twiyumvire, wampaye akarimo k'amaboko kendi kubitegura muri no minsi. Sijya mujya mubibona ko njya no posting amatangazo yo kazi kabisa. Ngiye iyo mbonye akazi mitamba mbarabura, murabizi ucyakoze kuzana umugore birafasha cyane, ibyo cyakubwira birafasha cyane. Kirezi Pascaline bimeze bite mushuti wanjye? Ukuntu uhindukiye ari iruhande rwawe pe
Odisi batweretse umufasha akadusuhuza ariko se ibi ni ibiki ntago ari byo jemu ndaje tubanze tuganire ku bibazo birimo biravugwa hano hanze ndaje tuganire umugore ni ingenzi mu buzima warahindutse kabisa ni wa munyonzikazi wafashije harya yitwa Wapeke niyeza ku muntu atese yago muheruka kuvugana ryari okay yego duheruka kuvugana mu minsi yashize mu cyumweru gishize nkimara gukora ya video tibwira Ariana akora accept kuri Instagram bro ndagusabye kumfasha channel yanjye unyaka message bampaye kuri email none wanze kumfasha message warayohereje se nyohereza email baguhaye turebe icyo twakora turebe n'uburyo yakiyagiyemo turebe uko tubitunganya ngo se ko afite nkamiro inama yo kuzana se mfite imyaka 23 ariko ndati nyihereza akazi ko mu rugo okay so guys reka rero tugende reka tuganire hari ibibazo bimaze iminsi biri kuvugwa bigendeye kuri video yagiye hanze ni video mu byukuri idasobanutse mbere na mbere tubanze twifurize umuntu witwa Sabe Murungi gukira kuko yaravunitse iriya video muze mumpeho ibitekerezo namwe niyo mpamvu muri hano mumpeho ibitekerezo hanyuma tubiganireho mu byukuri umukobwa yagiye kuri YouTube yemeza ko uri yari Sabe yagaragaje muri video ndetse anemeza yuko yaravuye kuryamana na Ngwino Ndebe babafata noneho agasimbuka urugo noneho akagwa hasi ikibazo cya mbere nibajije ko mu kiganiro cyase cyo guko mu nkuru ye yavuze ko uriya mugore atakibana n'umugabo Sabe yahungaga ndi icyo ni kimwe icya kabiri muze tuganire kuri video mwabonye nihe mwabonye igitanda mwabonye hehe byibuze yenda kondo mwabonye hehe byibuze yari yambaye boxer cyangwa akenyeye swime icya gatatu umuntu reke tubyemere ntacyo yaravuye kwihakabyiza wowe umugenzura nkandi nta under age yari irimo hariya icya kabiri ntabwo umugore we yagubwiye ati ujye uncungira umugabo kereka niba ku mugani ufite request y'umugore wa Sabe akakubwira ngo ujye undebera umugabo aho azajya ajya hose ujye umpa amakuru kandi wakayahaye n'umugore we ntabwo wakayazanye kuri internet ngo igihugu cyose kimwote ngo abantu bose bamwote ndaza kubabwira ingaruka zigera muri 5 zerekana ko uriya mugore yahemukiye Sabe ku rwego rukomeye cyane zirimo n'ingaruka zo mu kazi video urayizanye ukoze ikiganiro cy'isaha irenga ati nahereye mu kwa kabiri mbibabwira ariko mubanze mwumve kanze mbanze mbumvishe ahavuga yuko afite n'izindi video nyinshi ahubwo ko iriya yashyize hanze ari nka gatonyanga mu nyanja betse mwumve yararimo asimbuka kubera imvune nyine urumva yarasose yararimo asimbuka kubera ko bari bamufashe uyu mugabo ufite urugo gutya na gutya yaryamanye n'umugore ufite umugabo abizi ntago nabikoze kandi ikindi urumva babivugaga kubera ko nawe hari uruhare yabaga yabigizemo kugira ngo agaragaze ko ari we mukuri ariko njye nabikoze kugira ngo nyine babone ko ari ukuri ubwo hari naho niba ari buze guhakana ubwo nta kibazo ahakane nabyo ibi rero ni ukugira ngo abanyarwanda niba twigisha urugo niba duhamagara abadamu kugira ngo barire bavuge ibibazo by'ingo zabo ariko nawe ni umuntu w'umugabo ufite urugo yakabaye atishimira gusenya urugo rwa mugenzi we ntabwo babana ariko
ikiragi ntabwo babanaga. iyi video turi kureba, iyi video yafashwe n'umuturage cyangwa iyi video no wayisanze? Yego. Iyi video hari indi itari cyangwa video n'iriya twabonye? Zirahari nyinshi ubwo Rwanda. ngo video zirahari nyinshi, urumva ko atari video imwe. Dumba ndi kukubona wa acceptinze se acceptinga live uze tube tuyaga, niba ufite icyo ubwira abanyarwanda uze tube tuganira. Uri kumva ko muri iki kiganiro yemeje ko afite video nyinshi, sibyo? muri iri jwi, ni ikiganiro ni space yabereye kuri Twitter. Muri iri jwi yemeza ko Sabe yari ari kumanuka, yasimbutse akaba gihamya irihe. Azana umutangabuhamya w'umumama yahamagaye kuri telefone. Icyambere cyo yamuhamagaye nta n'uburenganzira ya mwana, ntiyigeze anamwibwira. Umwana nabyumvise ko yanamuhishe channel yiwe, yanga kumubwira izina rya channel ye. Channel abantu muri requestinga ndaza kubashyiraho mu kanya rwose, ndaza kubashyiraho buri wese ame igitekerezo cye, buri wese ame igitekerezo cye. Abantu muri requestinga rwose turaza kubashyiraho buri wese ame igitekerezo cye, tube tubiganiraho. Semite zoom urambona bimeze bite Semite? dore uruhara noneho ko mbona nta mavuta uheruka. oya ndimo ndarusiga. Urusiga rwaye ko mbona rwazanyeho ubwoya ahubwo. Asha Semite urashaje n'impamo y'Imana. Nananutse ahubwo nananutse. Roze mu giti nsigaye nkora umubiri wakwereka igituza bro. Ariko nabonye usigaye ufite n'abana, bari abana musigaye mwikaragana. Nabonye ari uwitwa Rubina Sidini. Sidini ndamuzi cyane. Uriya yari umutinganyi ewana namusubije ku mboro bro. Abwo duwaje uvuga amagambo yiyubashye. None se bivuge gute? Namusubije kuri gahunda. Namusubije kuri gahunda. Hanyuma se wowe waraburetse? Njyewe babu uzi kariya ka babu kandi wibira amasahani. Niko kajyaga kanseri, niko kanteje abantu ngo ngende umutinganye, ariko ubundi nahise nkasubirana n'ibintu ukuntu ubundi ngewe mbigenza. Ubundi buriya nashakaga ibyaro, ubundi uzamenye gushaka ibyaro biza bigira ngo uri umutinganye, kumbe wigirishije. Hari ukuntu nyine wigirisha abakobwa bamwe ngo isoft akaza ukamwirebera urwoga amabondo azi kuri umutinganye. Bya system yo kumusanga nko yari ugushaka ibyana nakuye mwayange kuvuga byaraje, ubundi byaranasagutse. Oya umva mubwire system ngo nyine ngo ibijama by'Ikigali byigira abatinganyi, hanyuma ngo akagusanga muri toilette uri umukobwa akamubwira ngo ndi mushiki wawe rega. Ubwo akabara muri tuyi. Kumbe niyo system. Ariko reka nkubwire disi, ubutinganyi buri Kigali burimo buravuza ubuhuha. Rose urabushyigikiye cyangwa wowe urabwamagana? Njyewe umunyafrika, reka nkubwire disi muzi ko mwebwe mutazi ko abantu bari muri Afrika mwese ku murongo ntabwo muzi akamaro ko kuba umunyafrika, kubera nta handi hantu muba muzi. Niyo mpamvu mugomba kopera ibintu by'abazungu mushaka kuba nk'abazungu. Twebwe iyo turangije kuza hano tukareba nta birenze, nibwo turangije twati turarenze. Cyakoze turarenze, ukajya kubona imicyo ukavuga ati mani nge nabaga mu cyaro hari umugabo ufite abagore 4
nabaga ku cyaro nuza abafite ikibanza ari ahingisha hari eka 50 abantu bose bafite amazu yabo bose bubatse hano nta muntu ugira inzu ye hano nta muntu ugira ikibanza cye hano nta muntu urongora abagore babiri iyo uswe abantu bose bariruka bakakujyana no muri leta divorce ni iki ndabona namwe mu Rwanda mutangiye ibi biboro washyizemo akanyabupfura basi ukajya uvuga ati yukoze gahunda nta kinyabupfura ikinyarwanda nicyo umbwira amagambo ngomba gukoresha y'ikinyarwanda muri comment mu kirundi cyubashe bavuga kwenena iyo wenenye umva tuganira gatoya umwe ibitekerezo byawe n'abantu bumve ubu ni ngiye mu bitekerezo bizima nta bitekerezo bizima ntabyo ahubwo no kujya ngo dupfe gucagura turebe ikivamo murebe ibigoryi n'abantu bazima ibyo bavuga ariko ikiganiro cy'ubushize abantu baragikunze gufite akantu kakenge nese ni wantije baravugaga ati disi ugerageza uganirize Dumba kenshi rwose hari ukuntu ubwenge buza disi aba yambwiye ibyo kuvuga erega buriya guys disi bira n'umuhanga abakinyuma bati ninkubaza gutya maze umbwire gutya niko umva mubazi iyi saga ya Sabe Prito wewe wayibonye umukobwa umugore kari kuza avuga ngo yafashwe ngasambana ngo urumva ngo yafashwe ngo arirukanka asimbuka igipangu wowe ubundi bira bintu uri kubibona uravuga Karara Karara ariko narababwiye Karara ikibazo afite ntabwo wigeze wumva ibintu nabwubwiye Karara ikibazo yari afite Karara yari afite ikibazo ko Sabe yanze kumuswera akimufasha bagikora ku isimba akajya aswera kariye yanze kugira ati vuga mu kinyarwanda kiza Dumba se ko anyereye abuze connection cyangwa Dumba bigenze biti anyereye cyangwa yagarutse urumva disi kukumva neza noneho ibyo navuze nyuma wabyumvishe oya na waravuye warugeze aho uvuga ngo banze ko yanze ko baryamana yanze Sabe yanze kumuswera oya iki kiganiro gishyira YouTube ndagikira kuri YouTube uraza kubikata basi uragira ngo bazantware ngo nanjye nciyaringa ibitera soni oya niyo mpamvu muraba nebwe ikiganiro kirimo ibi bintu ukishyira hasi ukacyeditinga aya magambo ukayakuramo ndacyeditinga n'ubundi ndagikuraho ndagigira nisanzure mvuga ntacyo dore ukuntu umutinya wamutinya ibiki vuga twumve arangije kwanda dore rwa Godfather Godfather niwo ubaye ikibazo hano Godfather ari hehe nawe oya ntushyireho ngo Godfather ariho Godfather se ni Godfather yakoze iki okay ngaho tubwire Godfather yuzuye ururimi mu kanwa we Godfather yabwo niko yatubwiye Big Energy mubaza mutuka Godfather aho hasi mumfashe nta kintu uvuga ngiye mutarantukira Godfather muri comment ngaho nyumvira urimo akangurira abantu gutuka abandi
Godfather sibyo yadukoze yagora tubwiye dutuke Godfather ndababesha ibyo nabyo washobora kubona bimutangiye kumushumika Big Energy nta mutima bagira nabo wale ushaka kubona bimutangiye akakanya bita bimuha ibyayo byi Big Energy ni ibigo byibere yawo urumva ngaho tubwiye Karara Sabaki bafasha hari ukuntu kare agakobwa ariko ngo kicara nabi akahe ngwino ndebe yicara nabi nge sinarizi ko Sabe yacika intege ariko ngo ngwino ndebe bro yicara nk'izina rye yicara n'izina rimara kugira ati ngwino ndebe mbabarira uve muri ibyo ngibyo yewe ndashaka kuma igitekerezo cyawe kuri iyo ngingo no iriya video koko igaragaza Sabe avuye gusambana iriya video nta kintu kirimo ya video Sabe yarasebye impamvu yasebye nuko yarasimbutse gusimbuka igipango Sabe none se waramubonye asimbuka ako se wamugana nanjye ni kuko je hari amakuru nabonye ngo bari bavuye gusura mukuru w'impanga hari niho yabaga hariya bahita ku Kadege hano Rwampara abantu bari i Kigali barahaza noneho ngo bavuye kumusura Sabe aratsikira agwa muri rigori kese yemeze nk'uyu wa mwana ejo wagiye kuzana batiri ya telefone muri rigori bikarangira ahezemo polisi ikaba ariyo yamukuyemo noneho kuko n'ikindi kibyemeza ngewe kuwa cya kiganiro si gikoze kuwa gatandatu saa 4 z'ijoro ngiye kuwa gatandatu mu gitondo umuntu yaranyandikiye kuri Instagram arambwira ngo mfite video ya Sabe ngaryamye hasi gushyiraho cya Godfather kize kivuga ubugoryi ari yehe se Godfather accepting awe rurimi mu kanwa accepting Godfather tuze kumva ibintu kirimo kiravuga Godfather se ko ntamubona niyo ni icyacu niyohereze request noneho cyo cyanasabye n'imbabazi niyohereze request ntabwo ndi kumubona uzi ko ari igifura nka buriya nshobora kuba naratije abantu kikira namubonye Godfather tuti ni igifura cyane buriya nshobora kugiteza abantu kikiruka kikazajya kimbwira muri kikampamagara kikambwira ndumva kubera icyo neza abantu wesh Godfather ngo bamusenze no kaneza urone bibisenze ukuntu bitangiye kuntuka amanda urone muri wesh Godfather wozaje intezi bibisenze byawe urone ibigo ryano biratukana urone ukuntu bitangiye ukuntu byanyibasiye man fuck Godfather ningiye ugushoboye man uzi ko ibisenzi bimeze nk'ibirobo bro uzi ko bigira ngo batuke bigeta bintu bafu baraporogramye genda gahoro sinongere kubabwira urumva ubwo na Godfather baraza kuduha view yiwe Godfather ni ubuzi ni uzi ufite n'urugambo ni uzi n'ibintu by'urugambo cyane erega je amakuru yanjye ni make ukuvuga ko ubundi kuriya niko kuba umugabo ubundi Nyarwanda baravuga umugabo arya kakajya nakabandi uravuga ukuye Dumba uravuga ukuye kuri iriya video ya bivuga ngo ni ya Sabe ngo yaravuye gusambana urabona ikibazo cya Sabe bura Sabe yagize isa nkaho ibintu byamaze kuba sensitive abantu bashobora badashaka kuvuga ariko reka twumvikane ikintu kimwe aho urabona byaje biri nkaho showbiz ifite igitotsi cyangwa abantu bari kwire bari kwitunga urutoki ku buryo abantu twazi iby'umunwa ntituvuge ariko iyi nkuru ya Sabe yarakasa mutwe cyo ibintu mu mazina yawe nakasa mutwe iriya video ko nta kintu igaragaza nakasa mutwe ure twumvikane ikintu kimwe ntabwo dushobora kuvuga iyi nkuru ya Sabe tutabanjiye ejo bundi umugabo yakurikiye umugore kuri hoteli yego twumvikane Dumba ejo bundi
nge okay ibyo uyu mugore yavuze Karara sibyo ariko ugomba kwibuka ko Karara anafuha murimo gufuha uretse gato tuve ku byo gufuha Karara yakoze inkuru ntabwo yakoze inkuru nk'umuntu ushaka kwiga kuba n'umubloga cyangwa umuntu ushaka gukora inkuru no yavuze nk'umugore yavuze nk'umugore avugamo n'ibintu bigize ibyago ko yinjiye mu miryango y'abantu ntabwo ndi kumushyira cyane kabisa Dumba yinjiye kugera naho uretse gato yambanze ntekereza kumenya ko wa mugane dukeneye big energy nta Karara gufata video nk'iri yakabazi n'ibintu biza gukurikira kuri Sabe azi ko Sabe ari umuntu yubatse azi ko ashobora gusenya urugo rwa Sabe buriya nabyo sukuba makagome oya ntabwo ari ubugome ibe n'akazi kakangiritse kuko ntago ari azosubira guhostinga abagore Dumba ibyo Karara yakoze gushyirira video hanze sibyo no kuvuga kuri Sabe nta kosa ririmo uziye aba breaking iriya nkuru ariko ntiyinjire mu miryango uriya mugore yari kuba umva yari kuba hitinze icyo bita breaking news ariko yarengereye ariko iriya video nabyo nta kintu isobanuye uri muzima nta foto iriya video isobanuye buri kimwe isobanuye iki ni ukuvuga kaze tugende gakeya sibyo ntabwo dushobora kuvuga kuri iyi saga tutabanje ku makuru Godfather y'urumuravugisha usobanura neza gahoro uva kuri MB isobanura iki udasubira inyuma isobanura iki vuga isobanura iki tugende gakeya ejo bundi twumvisha umugabo complaining urugo rwe rusenyutse kubera Sabe tugende gakeya umugore yabwiye umugabo ati ngiye muri repetition yo kubyina turi kumwe umugabo ati genda mugore mwiza yinjira mu modoka ndafata mutaramwomeka uravuga bya bindi bya kera ryari hari amezi anashize bataragera kuri hoteli ibyari bigiye kujya mu nama y'akazi we na Sabe kuri hoteli umugabo ati ndabafashe uranshakira iki ku mugore unsenyeye urugo ibyo birasakuza muzi ko twaje tukarya amakuru Sabe tukanga kumutanga tukavuga ati no kuba bari bahuye bihuriye no kumwenda mwavuze ngo dukoresha amagambo agize ibyo ngibyo umugabo umusevire reka tumwite umusevire umutura gusanzwe ahinduka ikibazo ko ari wananiranye muzi ko baramukoreye bullying ya danje aho hakiri mako gatotsi uyu munsi tubonye Sabe ari kumwe n'uwo mugore ari guterura kuba kumwe bagasanzwe bakorana ibiganiro twumvikana ikintu kimwe wa mugore ntabwo tugendera ku bya Karara wa muntu Dumba ngiye kubaza ikintu kimwe ni nko kuvuga dufata urugero ngiye gutanga urugero ariko ntimuze kubigira bya danje no kumva dufata urugero n'aba superstar n'abastare Sabe n'umustar he's a superstar mukobwa ntabwo ari superstar umva reka mubwire nuvuga superstar mu Rwanda n'umwe superstar dufite mu Rwanda n'umwe ni Dumba abandi nta kibazo reka tuvuge ko ari umustar ni public figure reka nkoresha mu public figure he's a public figure yes nta kibazo ikintu nasabuzwa n'iki so niturangiza dufata uriya mukobwa nawe arabyina arazwi ni popular arazwi noneho tugiye kubifata kugira ngo mwumve ibintu neza ukuntu tuza kubifata mufate iyi saga ya Ben imaze iminsi iriya yo gukora ku ishanga sibyo aya masaha tubone Ben sibyo ari gusohoka mu modoka n'uriya mukobwa mwabigenza mute havuga ibingana gute aho ibyavugwa nuko n'uriya mukobwa yaje kuri televiziyo nakisobanura nabi so ejo turaje tubonye Sabe inkuru ziravuzwe sibyo bibaye na ngombwa mani twibuke ko uyu mudamu asenye uyu mudamu ari muri divorce yatandukanye n'umugabo kandi bikavugwa ko impamvu atandukanye n'umugabo ari iyihe ari Sabe aho Sabe yamufasha akavuga so ariko Godfather ibyo byose ni ibivugwa ntabwo umugabo wa Ngwino yigeze aza mu buryo bw'official ngo atangaze ngo ngendere Sabe ibyo n'amagambo agenda hwihwiswa mu bantu my friend izi nkuru twarazikuruye tugera naho tugera ku mugore wa Rubavu uyu mugore arega n'umugabo ntabwo ashobotse wibuke ko batuzaniye n'umugore ngo utuye Rubavu uyu mugabo w'uyu mudamu ngo nawe yajya gutikura umudamu akaba yaramwihumuyeho kuri Sabe ibi ngibyo tubyihorere
tureke iyo ngiyo, ntabwo dushaka kwinjira mu ngutiya z'abantu n'ingo z'abantu, tube tutajyayo ahubwo twaba tugiye kurengana, ntabwo twaba dutandukanye na Karara. gusa Tugaruke kuri video, icyo nzi ko ngwino ndebe ngo yicara nabi. tugaruke gato. Oya, naje gukurura amakuru ngo buriya ngo ushaka kumenya ushaka kumenya amakuru yabo neza, ngo egera ahantu bita Nyabugogo, bazakubwira ubukobwa bwabo. Arabi, reka ngo ahantu bita mu Marangi. Noneho tugaruke Dumba, ikintu kitangaje, umudamu aramubaza ati ese mada, uyu ni umugabo wawe? Ati confirmed, ariko my husband. babimubaza ntabwo bagaragara ko ari ngwino w'ikibi, Niwe aba yagiye inyuma ya kamera. niwe. So mu rwego ndabizi ntabwo muri community yacu ntabwo dukora showbiz. Muri community yacu urumva ibintu byose biri sensitive. Urumva usepfuye asepfura nabi bakareba n'abitagize icyaha, usuze bumva niba nutsa. So twemere ubwo turaza naje gusanga ngomba kwiga kuba indyarya. Urukumva ubwo indyarya kuva na kera gendaga ntabwo nindajye nibwo ngiye kubyiga. So bivuze ngo ubu tugiye kuvuga gutya rero Dumba, kwa Sabe nta cyabaye, yaragiye bari bavuye umwe yaravuye muri siporo, undi nyine yaravuye mu masengesho bahumirana hariya, ntabwo ngwino ndebe yarazi ko Sabe ari hariya. reka nkubaze ariko Godfather, ikibazo ngiye mbonamo cyase numvamo nuko ikibazo cyaje kuri Sabe na ngwino. Iyo Sabe bari kumwe n'undi mukobwa cyangwa undi mugore nta kibazo cyari kuzamo. reka nkubaze we Godfather, ngwino ndebe bakurana ibiganiro na Sabe, sibyo? Yes or no? Yes. Yego, bakurana ibiganiro. Habaye saga, ariko iyo saga ntabwo yari saga yo kubuza Sabe nanone gukomeza gukora ibiganiro na ngwino ndebe, sibyo? Bakomeje gukora ibiganiro. Yes or no? Barakomeje gukorana. Ni ukuvuga ko nanone bakiri abashuti kubera iyo gukorana ibiganiro na Sabe nanone mu bukiri inshuti ye, no? Yego. Ntabwo bibuza kuba ngwino ndebe na Sabe bashobora kuba bari ahantu hamwe. Yes or no? Got you. Bise mwabaswereje ko ikindi kibazo mufite ni iki? Nanjye rero sindi kwibaza ikibazo kirimo aho ngaho, kuko iyo video ntago ari yo mu buriri gusa. Yandikira Karara yavuze yarega twaja kuri space ya Muhosinze, nuko ngafite izindi video. Mbabwira ikintu kimwe, izo zindi zo Karara yemere kuzitunga nkandi. Reka mbabwira ikintu kimwe, nawe urashaka kumusenya ndakumva. ntabwo ari ukumusenya. Uretse gato ntabwo ari ukumusenya, none se gute atura gutunga video y'abantu babiri bari gusamba? Uretse gato ubu niyo mpamvu natangiye gushaka content yo kujya ndeba, nkamenya ngo amakaragiro mu gihugu arangana te, nkamenya umusaruro mbumbe wa makadamia mu karere ka Gicumbi. Ngiye nikorera izo content kuko murumva hano mwamaje gufata inguni muje kudefanda Sabe, none se ndafata namwe iki? None se video isobanura ntabwo ari gutya baganira. Oya, ibyo ngibyo urimo uravuga Godfather turabyumva. Already mwamaze guheza inguni. none se niba umukobwa yifata akavuga ngo yarasimbutse igipangu nihe byagaragaza? Ntabwo mwamaze kugira open conversation, already mwamaze gufata side yanyu. Oya muje gusevinga Sabe. Icyo nahamya kimwe cyo nukumushinja ubusambanyi. Urimo kunyumva? aba big energy natukanye mu mbabarire, ndabona ko muri comment muri muravuga ngo Dumba reka gutukana ngo mureka. Nje sinshobora kure mu mbabarire, ariko sinshobora kure. Kwanza Dumba uri mu big energy. Cyane. Ayu. Cyane ngende mu big energy. Hano ndi kumwe n'agatsiko k'amabandi. Niba nakazi kawe, niba utazi ko ni big energy. Krema uri big energy nawe. Ibyo sijya mbibamo njyewe. Dumba wowe itangazo rya Karibu. Ibiti Krema ndi nkanjye. Ndi big energy. Urakomeye. Uragatsiko. Ndi big energy. Okay, niba mwarabyitaga, niba warabyitaga gatsiko, yego. Koresha amagambo y'umuvugizi wa RIB yavuze ko muri agatsiko. None se ni kimenyesha ko ngewe ndagatsiko. Ni deviasije twariho. Kandi ngo mugendera mu Kigali. Reka nabyo mbivugeho disi ntabwo nza kubivuga. Vuga se. Big energy menyesha iki we Godfather? Babambuye no big energy ntabwo muzi definition yabyo, ntabwo menyesha iki, tubwira icyo bimenyesha. Come on man. So amakuru ndi kukubwira naya, ndakotinga amagambo y'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB yagize ati ibyo bita big energy
ntabwo ari big energy nka definition y'ayo magambo y'icyongereza. Big energy aba ni agatsiko karemwe n'umuntu utarimo gukontorora amagambo y'agakora ibigize ibyaha. Mwitonde, nimutava muri ako gatsiko turayora umwe. None Dumba nka uretse gato, Dumba nkawe nk'umuntu n'izina riremereye nk'iri yawe ugahangara ukavuga kuri muri ako gatsiko kamaganywe n'inzego. Na oya njyewe agatsiko bimenyesha iki nabyo? Nega n'agatsiko Reka ngusobanurire agatsiko icyo bimenyesha. Agatsiko nuvuga ngo urabona n'agatsiko, ubundi agatsiko babyita agatsiko k'amabandi. Oya mbwira ijambo agatsiko mani kubaye cy'uwongera amabandi. Krema ni wowe w'Inyanza. Krema ni wowe w'Inyanza. Narakubwiye uzajya uvugana n'abantu bize, umuntu mubaza ikintu kimwe akavuga ikindi. Ijambo agatsiko bimenyesha kimwe. Sobanura Krema, mfasha bamusobanurira ijambo agatsiko. Krema wowe usora kuba we wize, reka noneho mbaza Krema wigiye wagiye kuvuga Krema ijambo agatsiko bimenyesha. Nta kibazo. Agatsiko ni nk'agatsinda gato k'abantu runaka cyangwa ibintu runaka katagamije ikiza. Andeni bakaba bashobora kuba bafite ahantu bahurira, sibyo? To gashobora kuba kagamije ikiza cyangwa ikibi, byose birashoboka. Ariko bakaba bafite n'inama, no? Krema, ntabwo uza kumbeshya. Agatsiko nakagamije ikibi, naho abagamije ibyiza bita itsinda cyangwa agatsinda. Itsinda ikinyarwanda turakizi, Dumba ntibagushuke. Nibyo biti ni ibintu bisa ariko bititwa izina rimwe. Abakora ibyiza babyita agatsinda cyangwa itsinda. Naho agatsiko ni agatsiko k'amabandi, agatsiko k'abanyamabi, nta gatsiko n'abantu bafite ikintu bahuriyeho wanjye. N'agatsiko kabose arakubwiye ati niba uri umugabo yerekana isura yawe. Bakoreye icyo gicucu. Ariko Dumba ntukavuge ibaze vraiment, imbabarira unyumvire vraiment. Uri umuntu utanzeho reference. Come on Dumba, nawe aya kazo kabosi ni umuhungu wanjye. Twikomereze ku bya Sabe byo ngibigo difaza ngo yego bashaka ngo kunteka. Dumba tugarutse nituza gufata inkundura imaze iminsi, Sabe turamukandisha. Ariko tugaruka azira iki? Ikigo kimwe nta kintu bisobanuye. Kandi ikindi wibuka ko Karara yamuhereye mu kwezi kwa kabiri. Ejo ni kuri space yiwawe yaravuze ngo ibyo ngibyo rero nicyo napfira abantu twari kuri space nabo kuki muri gufata mugahita muyisunikira kuri Karara turebe video muri ya video sigaragaza iki? Kwigaragaza umuntu wavunitse uryamye hasi. Urabona Sabe wambaye nk'igisambo, uretse gato ikibazo cyanyu muhuha murumaho. Turabona Sabe wambaye amarinete udashaka kwigara umeze ese ubundi kankubaze. Tumanze turebe turashaka kumenya ubundi hari ahantu yahageze ati. Aha, reka ngusobanurire amakuru ngewe mfite. Bivuga ko hariya ni kwa mukuru wa ziriya mpanga, aho bita ku Kadege hano rwa Mpara. Bari bagiye kumusura. Ngo ngiki? Yego. Dumba uri kumva? Bagusobanurire. Ndi kukubwira. None wagiye kumusura hariya bari batashye. Batashye niba warabonye ikiganiro bakoze giherukaho kuri Joe Twins. Ikiganiro bari bamaze gushutinga, amuha lift barajyana. Abantu bakorana nyine nk'abakorege nk'inshuti. Kandi nta tegeko ribuza umugabo n'umugore kuba inshuti cyangwa se n'abandi bantu nkuko nawe waba inshuti n'undi runaka. Ko barakorana yaba kuri Joe Twins barabasupportinga, nabo bakamuha ibiganiro ku Isimbi TV akinjiza amafaranga. Ari rero batashye yaratsikiye agwa muri rigoro. Mu kugwa muri rigoro rero nibwo bari abantu bazaga. Yego. Ariko hari ahantu nta muntu n'umwe nta gusimbuka kwigeze kuba. Ayo niyo muri video makuru ngewe yibanze umuntu yamaye. Niyo makuru ibanze baguhaye. Dumba wowe ngaho Dumba nawe nkiriya video ukuntu wayibonye. Iriya video ukuntu wayibonye. Nabonye ngwino ndebe urumva bakorana ibiganiro inshuti bitamenyesha ngo niba mwarazanye amatiku. Kirara yarazanye amatiku bikamenyesha ko baryamana, ngo barekera gukora ibiganiro, bakomeje bakora ibiganiro. Ntabanzi bashobora kubaho hantu bari kumwe, and then wa mugane kubera abantu babaziho. Nanjye mbonye ngwino ndeba ari kumwe na Sabe ahantu
kubera mbaziho ibintu nagize nshobora gushaka kubafotora kurusha ubwo nabona Sabe n'uwundi mukobwa cyangwa na Tijara Kabere. nanjye nicyo kintu navuze mu kanya kabisa, ni ikibazo cyawe kuko yarari none kumwe na Sabe Ngwino. ari kumwe na Ngwino ndebe kubera abantu bose baguma babavuga, nanjye nashaka amakuru nagenda nkabashiraho kamera, aneni niyo nabafata ni ibingibi tuza kuvuga n'ubundi niyo nkuru. Otherwise kubera iki batafashe Sabe n'uwundi mukobwa ari we wese, ko iki batakamaye Sabe n'ahantu Sabe ntabwo bari kumwe n'ibindi bitsina gore. umva nkubwira ikintu kimwe kiriho urukumva Ubundi twibukiranye yaba yaravuye gusamba nabwo yari gusimbuka bunze kuriya mugore atakibana n'umugabo. uretse gato ngiye ntabwo njya kugenda reka I tugere know. ku kintu Ko okay reka tugere ntabwo ku mugabo wa Ngwino ndebe yari gusimbuka umva agiye he ese ese reka kibera biki. icyo mvuga ni iki ngiki ariko mutari kumva murashaka kumva nkaho turi kwakizinga Sabe ibyaha nta byaha yakoze, nashaka aba yamutikuye uburenganzira bwe ni bakuru. Uretse gato oya niyo ahubwo cyaba icyaha, ariko icyo mushaka gukora mushaka kumusenyera urugo, urumva mushaka no kumukira ku kazi, mushaka no kumwangisha abantu. ngo barashaka ibi ni nabyo mwakoreye Yago, ibi ngo barashaka kugira bate Clement, uravuze ngo murashaka kumwangiriza akazi, kumwangisha kumusenyera abantu, mushaka no kumusenyera akazi, ni nabyo mwakoreye Yago. nababwiye ngo iki sinababwiye uretse gato sinababwiye ko big energy nibyo dushaka. None wabwana say we don't want abantu kuza hano bagasenya amazina y'abantu. uretse gato wabyumvishe kavuge ntukandikeshaga Yago nibyo mushaka gukorera. izo propaganda zawe rero ni zombi. Nakubwiye ko niba uretse gato niba hano ari haleluya amena kureho ndakwinginze kureho kingi iki cyane ya propaganda zabo ibyo bintu ya propaganda izo propaganda zanyu wabonye you don't know people kirema mukuru cyanjye urasubira none ahubwo mwese tugiye kubakura urabona kureho bingibi muramushaka ko kugira abantu genda gahambirwa wabonye ko waje propaganda zabo imiryango y'abantu mwigirisha ibintu by'ubugoryi ukantagisha namwe ndende ari mubiraho mwese bw'iki kureho kingi cya Godfather muba mushaka nuko mwasenye Yago niko mushaka gusenya Sabe. We Dumba ndababona uretse kumanura ntatankoresha amakosa mani uretse iki ngiki gisho nkumanure Clement uretse reka zimubwire Dumba ntabwo ibyo bintu ukunda kubikora ntabwo ari byo bro urukumva oya abantu bategana nabi man mugomba kumenya ko nta muntu abantu babibona nabi mugomba kuguma mu twese tuyigomba kwibyiganiramo ntabwo umuntu nta bintu byo gusenya Dumba ibingi byo iriya video ntisobanutse kabisa kuko icyambere kiri mukobwa n'ibindavuga ubona ko biri kwasono cyane yawe ibyo bintu si byemera kuko uriya mukobwa ashobora kuba afitanye ikibazo na Sabe. Niba muvuga ko Sabe ari indyarya ntabwo ari twese tuvuga ko Sabe ari indyarya, hari abantu bamwe yakoreye neza nkuko Yago ari abantu bamwe yakoreye. Ndagace wumve ndagace yawumve ntabwo ujye ngibyo Dumba uzi ko ushobora gukora umuntu amakosa mani akaba ari njye uza control live. Umva nkubwire rero nari ugira propaganda uzi ko ugira gutyo ugahuberanya umuntu ukamuhubika abantu bikagenda gutya akagendera mu kigali. Oya niko kuri ntabwo ariko kuri reka propaganda zawe reka propaganda zawe tugende gake yarata Clement reka Banyarwanda nimwemere nimubona umuntu wumve propaganda zawe bashaka ko agenda kandi urumuri gatabirato nimubona umuntu bamwibasiye mumenye ko bashaka ko agenda kandi urumuri gatankweto ariko none se Garifa ni iki cyo kwemeza ko Sabe yaravuye gusamba? Ni iki cyo nicyo kibazo rero ntabwo mushaka ko mvuga reka tubwire nta muntu numwe ahanga nicyo kibazo gihari, nta muntu numwe nta n'uwigeze ugenda usubira no wowe Clement ntabwo iso waje kudownloading ibiganiro ukabitwara hari abantu twigeze tubishinja nuko n'abashaka kuvuga twamamaganaga. Dumba mujye mureka gukora propaganda ngo mushinje umuntu amakosa, reka gukoresha propaganda nawe ahubwo niyo murakoresha niyo propaganda murakoresha nta ushinja uriya mujene nta ushinja uriya mujene ko aravuye gusambana. Sasa icyo ni kimwe ikindi karara byemeza ariko nge ninjira kuri live nababwiye ko nta kintu cyura mu na kimwe nemera ko zibigize ibyaha wongere kumuvuga hano ishari rye ryasabye ko yamwiba amagambo we bafitanye ikibazo kiri personal mani Karara ntabwo mushobora kubijyamo. Urumva Clement ibyura mujene yavuze ibyura mukobwa yavuze nta kimwe ugiye kureba harimo ibigize ibyaha byinshi ntabwo tubyemera. Tugaruke kuri iyi video turi kuvuga kuri video Dumba ntabwo turi kuvuga ese video irimo iki video irimo bari mu gitanda se hanyuma ninde muntu wamushinje ko aravuye gusambana ibyo muri kubikurahe bamushinje iki turashize turi kuvuga kuri video
noneho turi kumwe video ifite icyo kibazo. turi kuvuga kuri video twasesenguye video turi kuvuga kuri video ariko Oya, ko mwaje muri oya. mechanisme muri Video defense none se ntabwo video biramushinja ya video gusambana. nta kintu ivuze na kimwe. nta nyine reka okay tuvuge kuri video tubonye video ira video ya Sabe ni inkuru nk'umustare Nta nkuru irimo. public figure Nta nta nkuru nkuru irimo. irimo cyangwa harimo inkuru Inkuru y'iki iravuga iki? Inkuru ikora inkuru yihe? Inkuru ivuga ko umuntu yakoze impanuka se. byo ntabwo ari inkuru. Uwo uravuga iyihe nkuru basi? Ndabaza kuba umuntu nka Sabe sibyo wowe tubwira inkuru irimo, wowe vuga iyihe nkuru? Tubwira inkuru irimo. Niyo nkuru itarimo nyine yivuga. kubona Sabe aryamye hasi abaturage batambuka baterura amaguru yacitse ntabwo ari inkuru. Ntabwo ari inkuru, ni ibintu bisanzwe. None se naksita nkuko nawe wayikora. Niyo nkuru mwakoze. Iyo mukora inkuru ati Sabe yakoze impanuka yakoze yaguye, niyo mwakoze se. Hakozwe bande nimwongera ngo yasimbutse ndavuye gusamba. Wowe Clement uri kuvuga bande bakoze uri kuvuga uruhande uhagazeho rwa Kara. Ngo n'Imana ntabwo mpagararanye na Clara. Ndi gushaka kushyira mu ntambwe ndende. Uri kumwe na Clara. Mwamaganye kuva kare. Ndabazi. Sinigeze nemera ko yavuze na mwamaganye kuva kare. Bivuze se ko noneho nta kintu cyo gusambana cyavuzwe ku Sabe. Nangwino. Kiriya kintu ababimushinja n'abasazi simbyemera. Abantu basambanira mu muhanda. Bakore utagiye kugaruka rero mu murongo. Kugaruka kuva mbere niko navuze, ntago basambanira mu muhanda. Twagiye guhara ibyo nibyo bita guharabika. Tugiye guharabika umuntu. Ko twabonye video umuntu yavunitse. Nibyo Sylvie yavuze ejo, nibyo ninde wundi wabivuze. Uyu munsi ndo yavuze Clement ko wari uhari. None numvise ukwezi uyu tipe w'ukwezi nini Theo manje yasobanura neza kandi twabisobanuye Dumba ni gute video akavideo umuntu aryamye mu muhanda bagahuza no gusambana ahantu bihuriye ariko natekereje ko Clara ashobora kubaza uburyo kiba bikoramo wenda akaba afite n'imakuru twe tutazi. Clara nawe ntabwo arafata umuntu uri ku gitanda. Mani Clara ibi urukutumira Clara ukumuha uri. Jewe reka nkubwire disikirema nka Sasha Keti twabonye barimo baramurigata uwo twaramufashe. Umva ntashobotse. Nibyo uwo twaramufashe. Abonye ibimenyetso yarafashwe. Nka Jihad twaramufashe. Sabarihe. No ahubwo ntitubiha agaciro. Sabe icyo tuvuga kimwe inkuru navuze no kuvejo. Sabe kumubona yaguye hasi kuko nyine ntabwo nemera kuri ira video ariyo kugezaho Oswakim aje akabyemeza kugezaho Theo aje akabyemeza nyirubwite yabemereye kuri yari we. Ibyo ngibyo n'umuntu w'umustare Dumba nkavuga nti nk'umuntu w'umustare nka Sabe kumubona aryamye hasi ari hariya bashaka abantu bamuterura ni inkuru ariko ya inkuru yo yivuge yamunaniye Sabe yakoze impanuka aha naha iyo niyo nkuru ariko ibintu byo kuvuga ngo yaravuye gusambana biriya ni ukumuharabika ntabwo mbyemera kandi kuva mu biganiro twakoze byose sinigeze mbyemera. Ariko disikirema Kazungu ka boss agumya avuga ngo turimo turaha umuntu ngo platform utazwi utagaragara. Kana na Kazungu urumva Dumba. So rero kuvuga ngo barashaka guharabika ntabwo ngiye ndi mu bantu na bamwe bamwe bashobora kwemera ko uriya musore bashobora kumwakizinga ibyo bintu ariko noneho tukagaruka nkavuga nti ku rundi ruhande ese Sabe we yasobanura gute umuntu bamushinja ko hari ukuntu bajya bafata akantu bagashyira mu kandi. Oya ingewe ikintu Sabe yagusobanurira nta kikubwiye ni iki nta kindi kidusubiriremo bwa nyuma n'abantu bacyumve. Sabe kuba mwaravuze ko Sabe aswera ngwino ndebe kuba mwaravuze ko Sabe yenena ngwino ndebe kuba mwaravuze ko Sabe yenena ngwino ndebe mukabigira akavuyo n'iki bigafata imihanda naho mutaramufashe ntago byababujije gukomeza bakora ibiganiro ntago byabavujije gukomeza baba inshuti ntago byabavujije ko bashobora kuba bari ahantu bari kumwe ubundi muntu akababona akavuga ati ni nk'abari bavuze reka mbafate mbashire kuri video. Okay Dumba niko nabisobanura na Sabe nawe niko yabivuga. Dumba bagushinja Vanessa ha Majesty urabizi ko bagushinja ko hari ukuntu mwigende cyangwa n'ukuntu mufitanye umubano uzasanzwe. Inde yewe bagushinja Vanessa de Majesty ni ngore hamari
ko ngo ari n'ukuntu wera twite n'inda yawe urabizi ngo gukunda urukundo rudasanzwe ibi ngibyo turabizi. Aya masaha tubabonane mwajyanye Dubai tuvuga ati ni ibintu byahuriranye. kubera icyo uvuze Vanessa, kubera icyo utavuze nka ari bagushima uretse ko ari bavuga ko ari bavuga ko ari ugukunda kurusha abandi uza bose. abakobwa banshinja my friend. Ako district boye ko batajya bana ejo uzatera ryari ndakirema nawe no umenya ariko se debeli wavuze urebe ukuntu ahita bikwepa, urebe ukuntu bahita mukwepa, wasubije ibyo bakubajije, urebe ukuntu ahita bikwepa agiye kumwihakana. wasubije ibyo bakubajije. awuzi nawe nzi nanjye simuzi ayukiri dumbura vugisha ukuri nawe nzi nawe ntabwo nzi ntituziranye gahunda ya Zanzibar mwari mufitanye uyatoka madaza twisubire kwa Sabi ntabwo ari wowe mutandukanyije na Ntuza na Putin. Putin ninde mwumvishe hako ngende umugabo mani niba Vanessa mwene wacu wamuzayirwa mwene wacu bakundanaga rero amuguriye imodoka ntiwatumye mwambura imodoka rero muhaye do si wowe. oya dukomeze icyatuzanye rata wamwumvishe kirya abandi bakirya kikarakara, kirya abandi bakirya kikarakara. Abanyarwanda mumenye ko ubu ntabwo wa mugane dumba rya benshi ntabwo abaza amazina ngo iki kintu ari kuzansenyera hari akantu ejo bundi ari kwirira nk'ubu kari hano urabivuze ndagupromotinze nasemo umucanga abimenyemo umucanga man ubu ejo ngiye kugenda akantu kavuga ngo yango kandi ngo Vanessa oya nawe nzi ariko ishu mbonamo ni ukuba umuntu wa mugani bagushinja kuki wowe ari we buri gihe bizana polemike mu bantu, kuki wundi wana mugani atabigabanya inde Sabe kuki iyo bavuze we na Muhino nakubwiye nkanjye Dumba like cyangwa nk'umuntu ntujye ubona umuntu ari umutipe kijya kivuga ngo kijya kiba ngo ni igitinganyi ngo cyavuze n'uza kibanza kibavuga ngo cyaryamanye na Dumba kiravuga ngo cyaryamanye na Yago nukizi icyo gitinganyi kira gitipe ariko gisana bikirakatsindwa n'Imana. Buri iyo ugiye gukora ikintu ubundi ufata abantu uza kuvuga abantu bakumva bakaza bakanareba. So rero abo bantu bafashe video iyaza kuba ari uwundi muntu usanzwe cyangwa ibintu bimeze iki ntabwo kuba barabifashe, ariko impamvu babifashe nuko bumvaga ko ibyo bintu bishobora gutwika. Nanjye mbabonye ngewe aho nabona Sabe ari kumwe na Ngwino ndebe nahita mbafotora icyo kintu uvuze cyo kubera ko byavuzwe abantu bose kuba bababonana bakabona ahantu batari mu kiganiro byose byaba ishu man. Ntabwo rero ngewe kuri ngewe kubera nsanzwe nzi ibi bintu by'imihanda ukuntu bikora mani nta nkuru irimo ni ibintu bisanzwe mba mbizi ko abantu bashaka amanuza amatiku n'amakuru biba byoroshye kandi n'abantu basa noneho reka nkubwire discipline ahantu bibera nyabyo nkaho mbivuze. Sabe ntabwo ari umuntu abantu benshi bazi basanzwe kubera ntabwo aza kuri kamera bimenyesha ko umuntu wamubonye ni aba banyamakuru baba bazi bakavuga ati nimba afata abangaba baraza gukora inkuru. Aba bantu baba bakuzi ko si abantu benshi bazi Sabe ukuntu asa. So umuntu wamufasha ni nkuko ni nkawe discipline abanyamakuru baba baziranye umuntu cyangwa umuza avuga ati aha uyu makuru kwera umuntu abantu benshi basanzwe ntabwo bazi Sabe ku buryo bafata icyo kintu. Okay. Dumba wowe ndashaka kubaza ikibazo. Wowe ku bantu bafashe bakurikiye kiriya kiganiro cy'uriya mukobwa harimo noneho utinya ku kiganiro cya Karara ntabwo nakibonye n'ukuri kw'Imana Imana wallahi ntabwo ushima Imana kuko nanjye narakibonye numva nava imyuna urumva nta kintu kirimo nta kintu kirimo harimo nari mvuye gutema ibiti sibyo discipline Karara muraza yawe ati Karara turaziranye ati bwira Karara siba ikiganiro Karara ngenda kureba nsanga hahiye Karara yongera aratwitse kubera agacano ke kari karanaguye anyway mpamagara Karara content ya Karara ni Sabe namagaye Karara ndambwira Karara usenye y'umugabo Karara uraza urarusenye eventually urarusenye
oya ariko ntabwo ntekereza ko ndumva ngo se ngo nawe ngo mpamagaye ubu ngubu ngese uri murandikodinga ngo ndumva ngo hehehehe kita kindi indirimbo ya Beatrice buriya kararazi hip hop bugiye kuntuka nabyumvise ugiye kurimba yandiye guvifada ndakuzi niyo mpamvu usanye kwa kigiye kuntuka ntabwo kigiye kurimba guvifada oya yandirimbo indirimbo ya Beatrice wakumvise kweba so rero ahubwo numva abantu dumba urabona ubwo nk'aba influencer cyangwa nk'abantu mufite big name tekereza ko this can be the good opportunity yo kubwira abantu ntibamire biriya bintu bunguri n'abatarabonye iriya video urumva I mean n'abatarabonye karaka video bumvishe ikiganiro cy'ura mukobwa bakumva ko mu by'ukuri ariko ntabwo ari we wenyine mwumvishe Ndimbati Ndimbati naki nafitabwira abanyarwanda Ndimbati nawe rero I think it's a good time kugira ngo abantu bumve ko there is no big deal cyangwa gukora impanuka umuntu kuba ari kugenda agatsikira nkuko ubitubwiye wowe wabikurikiranye baravuye gusura umuntu aratsikira urimo kumva hanyuma gutsikira mu muhanda bihuriye hehe n'igitanda no gusambana uriya mukobwa muri gihe kiganiro cye yakozemo amafuti menshi cyane ashobora no kumugiraho ingaruka kabisa cyakara bazagitwara eventually amakuru mfite ngo bahise bamurega ntabwo wabura kurega nawe rega uretse na Sabine yatanarega n'umugore we yarega namukuru w'abakobwa abanyarwandakazi ikiganiro cy'agenda imbere ndasaba agakuru ko Debeni yateye Pamerinda ese niwe ushinzwe amada y'abantu muri Kigali banyumvira n'ukuri kw'Imana ibibazo biragwira kabisa ubizi ukuri ndumva wari ukenewe waziye igihe urumva Indimbati naki nafitabwira abanyarwanda nimuzajye mu bintu bya Ndimbati yagenda abanza areberera abana yabyaye kwa Ntuza kwa Firidausi azavuga ijambo turyumve mu gihe Ndimbati ataratangira kureberera Firidausi banyarwandakazi ni mu gihe kuri cyaro ya Ndimbati ngo murumva Ndimbati byavuga Ndimbati tuzakugirira imbabazi mu gihe ureberera Firidausi okay nk'abantu mwabanye na Sabe neza aya masaha ari mu mvune nubwo adakina kabumba atari mu mvune nk'iya Kimenyi iyo yavunitse tubireba nk'umuntu nk'inshuti za Sabe nk'umuntu murimo gukora iki kugira ngo twifatanye n'umuvandimwe mu mvune afite nyuma yo gutsikira actually ngiye nta nubwo ndi inshuti na Sabe kabisa wapi rwose Sabe ntabwo mwaba inshuti wowe kubera biragaragara ko nawe ugira ishaza ryawe ntago byahura dega twarakoranye 2018 ari boss wanjye ariko guhuza ntago tukubaza ikintu Clement ndanagufashe kaze nkuregere Dumba ni gute wa uploading amatiku atiku se adafite ibibazo yateze ari ikibazo kirimo ibintu by'amatiku Clement arimo aranabivamo kubera yarongoye uzi impamvu se ndakubwira impamvu ntago bakigira content banshinje ko nkora amatiku urumva ariko mfa gufungura space Dumba ntunze aba batipe nijye batunze urumva nanze gukora nzarya amafaranga ya rakrete nemere nkorope ariko mfa gukomaho ga space bagahita bacomekaho kubereka amatiku yanjye ariyo mu uploading kuri platform yewe ntabwo bihatana rwose ko hari amafaranga yawe njye ndayarya rwose bishe Dumba ntabwo bihaka ahubwo nzagutemo ryari yenda nahe oya goma uzamuhembe njyaho makane ngo space zawe sindikuramo amafaranga ngakuramo rwose agafaranga ndabizi ariko nyine rero nimuyibasi mujye muba ko atari amatiku kuko amatiku twaba tuyafatanije ubwo mwamufatanije ibyana ntabwo ari amatiku biterwa na space yari yo na case yari Sabe niyo yaba afite amafuti ngoma kumudefendinga nkuko mwese mwarwanyije Yago Ndanga nguma muhagarara ku ruhande naranze Yago muramuvuga Ndanga Yago muguma inyuma
na Sabe nawe yambereye umwana mwiza kumudefanda bwo uretse no kuba inshuti no kutaba inshuti ngiye namudefanda nk'umugabo mugenzi wanjye kandi nk'ibintu bitanafatika ibintu bidasobanutse gezaho oya ibi jewe bintu Dumba umuntu ntinya atinya umuntu jewe Dumba ntinya sinaze hari ukuntu abantu batinya sibyo hari ukuntu umuntu agenda agatinya nta kintu utatinya ushobora gutinya umuntu ufite imbunda ushobora gutinya leta ushobora gutinya ubuyobozi ushobora gutinya iki ariko bro muri showbiz yo mu Rwanda njyewe yaba ari abahanzi abantu ndusha umutima ukundana abantu ndusha umutima ufatanya abantu nka gutinya nkurusha urukundo bro njyewe nagutinya nkurusha gukundana man never nkurusha gufatanya ushobora gufata amafaranga ya wundi muntu utabishoboye njyewe hari muri showbiz yo mu Rwanda hari umuntu njyewe natinya mwese narabasuzugura nabacishijemo ijisho mwese ku murongo ushobora guhagarara imbere y'umuntu wese wo muri showbiz uwo ari we wese baba bande ababemo baragiye n'abamedi bose ngaguhagarara nkakubwira ijambo nshaka cyangwa nagutuka rwo gutukana niko kazi kubera nagiye gusanga nta kintu mfite naho wavuze ati nkagukubita nk'ingumi ngo nkagutuka okay reka mbibarize ikibazo mbere yuko tuva hanga urumva Dumba before we go ndimo ndaza mu Rwanda bayize gukubita Chris izina Junior Giti mubimenye mubabwire ndashaka kubaza ikibazo Dumba munsubize ni ikibazo bambajije mu kanya mu kiganiro ndimo kuri Radio 10 ibi bintu bimaze iminsi Dumba ndabizi nubwo uvuga ngo wari uri mu biti ariko ndabizi ko wabikurikiraniye hafi cyane na Clara ntaye nabo Clara naramuhamagaye no ntabwo ndi kuvuga ibingibi byasabe mane ntabwo ndi kuvuga ibingibi byasabe Sagazi ndavuga muri rusange reka tubihere hirya ntabwo ngiye kuzura ariko tubihere hirya gato ibyagiye biba abantu hagiye bavuga ko bamenetse imitima tubihere hirya gatoya ntabwo tubivuga detail Dumba utekereza ko hakorwa iki kugira ngo ibi bintu umwuka muzima ugaruke business n'inyungu no gushyira hamwe bihe imbere kurusha iyi mitego kurusha ibi bintu nakurikiye amagambo yakoreshejwe n'uyu mwana Nessa mu kiganiro twarimo kuri Space sinzira mwaragikurikiye ndatekereza baracyumvise ukuntu ngo hari yatararagiwe zinga ngo abana yarabagungishije hajemo ibintu harimo ibintu bibi cyane harimo ibi bintu warakurikiye amagambo ya Kejon ugakurikira kuko numvisha amagambo ya Kejon numva amagambo ya Kejon ni wait a second numva amagambo ya Patikop it's okay ni wa wundi utazerwa telefone ya Ben ariko manuje ejo bundi uje wemera nyine niba utazi Kejon tutwemera oya Kejon awita digitalista John nagare oya ntabwo ari we so Patikop araza arashigikira kuko reka dufatire urugero nubwo ntabwo kuvuga izina ntabwo ari we nagare Kejon man urukumva uri kumwitanya na X so Dumba man uratuma unubizana mu buragura tumikoze utacyoneza kandi ndashaka unsubiza vuga nabi nkurikiye according ku bantu bose bavuze yaba Nessa yaba Kejon yaba Patikope urumva nabara batibe bose bagiye bavuga urumva nabandi bagiye uganiraho mu gikaro ugasanga n'umuntu umaze igihe kirike muri ibi bintu ari akavuga ati bro umutima uraremereye Dumba I know you talk to a lot of people kandi bamenye bari muri ibi bintu igihe kirekire iyo urebye ubu burakari n'uyu mujinya wa murandura nzuzi nuko kutumvikana kurimo nk'aba influencer nk'aba mufite izina rikomeye mubona hakorwa iki kugira ngo hongere kuzura urumuri oya ariko ibyo ngibyo ni ibintu byoroshe like abantu n'ukwibanda ku bintu bishobora kuba ari biri positive ibintu biri negative nyine tukabimenyereza ibintu biri positive tukabimenyereza abanyarwanda bakabimenya ko like nibyo dukeneye kandi urabona ko abanyarwanda nabo bamaze kubihaga ibintu nyine byo kuguma aho ngaho like tureba ibintu bibi abanyarwanda bishizemo ko inkuru ariyo nzi nje ni kenshi nkanjye personally ugiye kureba abantu bazi ukuntu natangiye like 5 years ago natangiye ndi umuntu nyine
uza wikorera ubu video na postinga nk'umwana uririmba nkavuga ati uyu mwana araririmba, nka postinga ngavuga ati uyu mwana akora neza. Ntabwo nari nzi gutukana, ntabwo nari nzi kuvuga amagambo bishe, gusa nari mbizi, ariko numvaga ko nari natangiye urugendo nyine ntagombaga kureka. Mvuga ati I have to make sure ko ibintu bindimo mbikora bikaba bifite itafari byakongera ku Rwanda. Ariko ugasanga ko icyo gihe nasanze hariho abantu, abanyarwanda bose barimo barareba ba Dekati ba Kasuku. Noneho ugasanga nanjye uje ngo ndimo ndapromoting ibintu byiza, umuntu akaza akagusenya, ukazinduka mu gitondo ugasanga Kasuku afite live iriho abantu barakuvuga, arimo aragutuka ati cyadumba kira kigitinganye niki. Noneho ukabona like ibi ngibi murimo muravuga ngo yagwa ari muri depression cyangwa basabi baba ari muri depression. Ibyo byambayeho cyane mani, barimo barabinkora hano. Ugasanga like urumva ugasanga bahuruje, wowe urabizi, bakazana abantu ngo singo banuza eba Boskani akafata page Boskani azinduka mu gitondo, icyo azinduka gutuka Dumba, urumva. Noneho at the end nkavuga like okay, ngiye ndimo ngamije neza, ariko ndabona kugira ngo niyo neza nyigereho ngomba kuvuga nk'aba bantu. Urumva ngomba gucamo nanjye indukana, nziruka mu gitondo Kasuku naza kambwira ati Dumba wa muswera, nanjye nshobora kuzinduka mvuga ati wa muswera, kandi nasanze bikora. Urumva nasanze ko niza mvuga muri ubwo buryo ndaza kuza nanjye umuntu antinye avuga ati Dumba araza kuntuka, nindayiza nshiraho ikintu kiri positive. Ariko abantu ni bake abantu bashobora kubirebera kure bakareba intego yanjye n'ikintu nshaka, uretse ko abanyabwenge bo bashobora kuba barabibonye. Ariko natangiye njyewe ntinya gutukana, sinumva gukunda umuntu nkanje ufite uburere, umuntu ufite urukundo, naza nkakoresha ijambo gaswere man. Ariko kubera abanyarwanda bakunda buretse ndangize, kubera abantu banyarwanda bakunda ibintu bihengamye mani, nabaye uwundi muntu ubu ngubu, kandi ngamije neza bro, ngamije neza. Ariko ngomba gukoresha ayo magambo kubera niyo abakurura kugira ngo nze kubaha bya bindi. Urumva so rero abanyarwanda nitwanga ibi bintu tukabyanga, tukavuga ati no, turabyanze, turashaka ikintu, turashaka urukundo, turashaka ari no gisobanuro cy'ijambo big energy. We want the energy that is big, we want positive vibes. Turashaka ibintu bitari mu rwango, turashaka ko n'aba influencer bose batangira kuzajya bakoresha amagambo meza, uvuga ikintu kiri positive, abantu urebe comment 500 mani. Niba hari ikintu kibi kibaye, noneho umvuye ko ari kuri kwa Shashaketi, arimo Shashaketi yari yaposting ifoto, abantu ngira ngo kuva bamuvuga nabi, kuva twarabonye kaka video usa nyine nibwo bwa mbere ngiye akoze post kuri noza kuri page ye, ugasanga like Banita Pendo bande amazina manini bose bateye muri comment, barimo baravuga ngo we love you, batari basanzwe bamutereraho comment. Ariko ubu ngubu barabizi ko nyine yandagajwe, yageze hari aba video zagiye hanze. That's why nyine umuntu bagomba kumufata, ariko they are coming late, barimo baraza bitinze. Bakabaye baramenye ukuntu bagomba gufata abantu. Iyo uvuze ikintu kiza support, ariko ngewe niyo mvuze n'ikintu kiri mu bwenge, usanga umu influencer wanjye aribwo kuteye comment kuri page yanjye akavuga ngo ngo wewe ugize umunyabwenge kubera navuze ikintu kiri positive. Rero aba influencer nicyo kintu bagomba gutangira gukora, bagomba gutangira kumenyereza abantu kubaha ibintu biri positive. Ribu niba niba na leta ishobora ama YouTube yafunge batangire bundi bushasha, ushira ikintu kiri negative out, bamu closing. Otherwise ibingibi nibyo tuza guhoramo. Abanyarwanda bamenyera ibintu biri negative. Nje ni muzandebe gutya mwibaze ngo munyite ngo ngiye ngomba ndi igicucu, nibyo muba mushaka. Nje ntabwo ndi uwo muntu man, nje ntabwo ndi umuntu uvuga ibintu za gaswere. Uzahure nanjye man, uzahure nanjye mu buzima busanzwe. Nunyumva ijambo ngo gaswere ngewe, wallahi uzamfate cyangwa ugende ukora icyo ugenda unyiki. Nayo magambo sinyakoresha, but because abanyarwanda ari ukumumeze man, kandi ngewe ntabwo nzava ku kintu nihaye. Amugana still uburyo bwose, inzira zose nagize nzagicyamo, nzavuga gaswere kugeza ubwo muzazanga. Nizo mukunda, nibi nibyo mukunda Dumba. Sinzi niba mwumvishe, I'm sorry gukanda ku marangamutima yawe, ariko reka nkubwire, sinzi niba ubyumvishe Clement. So urabona ibi bibazo Dumba yahuye nabyo, nanjye nibyo nahuye nabyo. Nanjye naje mvanaho violence ariko nkoresha indi violence.
ngiye byangizeho n'ingaruka. Ariko njye nateye intambwe ndavuga nti okay, enough it's enough. Ntekereza ko ijwi ryanjye ryarumvikanye, aho bigeze iyo violence nakoresheje nkabaza imitima ya bamwe. I'm here to say I'm sorry. Ninjiye muri space y'ibihumbi bitatu nsaba imbabazi buri wese wakomerekejwe n'amagambo nakoresheje. Dumba ibyo ngibyo byo nubwo ukoresha ibi ngibi ukoresha ni mechanism de defense nkuko bitubwiye. So ngiye ndashaka gusaba ikintu kimwe. Murabyumva mute habayeho hashtag yabo ba influencer, hakabaho hashtag sinzi uryo yakorwamo, hashtag yo gusenya izi negativity zabanje, tugashyiraho hashtag iri positive, tukareba niba abandi noneho uretse n'abanyarwanda Godfather, uretse n'abanyarwanda bo kubo bakunda ibintu bibi, aba influencer nabo ngira ngo ni man ntabwo abanyarwanda ntabwo bakunda ibintu bibi, ahubwo bo nibyo tubaha. banzu urebe Clement, ibi bintu birimo hano mu ba influencer banyu, ugasanga man mwese muri ubunyamashari, mwese muri ubunyamitima mibi, mwese muri ubuntu sinza ahantu mwavuye. Urumva n'ubu ngubu niyo navuga ijambo ryiza, ubu ngubu niyo twavuga ngo dutangiye hashtag bavuga ngo abo ni bande bayitangiye, habo ni bande abayumva ari ugomba kuyitangira. We don't care about who. No, I don't care about that. Ibyo ngibyo na nibizi ko ibyo ngibyo abandi ariko babyumva. Uravuze bagatangira ngo bakajya kureramo ibi birimo noneho ahubwo. No. Bavuga ngo batangiye hashtag ngo atari twebwe twayitangiye ngo yambo byo muri ntago bisha gusoza. Ariko babwiye my point is ngiye ikintu bivugaho, ngiye mbona nk'aba big influencers bakwiye nko kubajyana nko mu ngando kabisa nk'iz'ukwezi, bakabajyana ahantu bakabanza kubakoropamo ibintu bya negative. N'aba badumba bari hanze aho bakabatumira bose mukaza mu Rwanda. Hano muri Canada dufite umuryango dufashwa kudutumira abanyarwanda naha ngaha twabikora naha batwabigira, bakabanza bakababwira niki cyo gupostinga n'iki udapostinga, ugipostinga ryari byagenze bite, se abanyarwanda ubaha ibiki, bigenda bite, ubaha ibyiza ntibabireba. Ibyo ni reka nsabe ni iyihe ntego yo kuba baraduhaye internet, ni iki bashaka ko twabanya. Ibyo byavuzwe ibyo murangira bivuga buri munsi. Umva ikintu nsaba Dumba, ikintu ndi kwisabira ntabwo impinduka. Baravuga ngo one man can change the world, let's do this. Tutitaye kuvuga ngo ntawe bitangije uko turaga. Why don't we do that hashtag? Gitangire ngiye zayisupportinga, jewe nenge ibyo bintu ngiye ntacyo bintwaye, ngiye gukora ikintu ineza, ngiye nta kintwaye. Dutangire no nta mpamvu ivuga ngo bitangire nkuko turi kuganira hano. Reka dufate uyu mwanzuro, icyo kintu kibeho, habeho iyo hashtag ibeho, abazayijoininga abatazayijoininga twe tuyikomeze. Kandi wowe wari uri hano urimo uravuga ngo big energy ngo na agatsiko, uruzi ko big energy aricyo bimeze nk'ibyo urimo uravuga. Inguriro nawe no icyo urimo uravuga abashimwa kabiri. Ariko Yago nawe yavuze ngo big energy ni ugukundana, ni ugukorera hamwe, ni ukureka amashari, ni ukugira iki. Yago arabitangira, ubu turimo turabyita agatsiko. Ngewe ibyanjye ndabitangira iki bya Yago biguye uretse aho ngaho rero nicyo kibazo urukumva. Ntabwo nshaka gusubira inyuma kandi naravuze ko ntazakora comment kuri iki kintu, sibyo? Ni ukuvuga ngo big energy ni izina ryiza, sibyo? Ifite definition nziza, n'ibyo Yago yavugaga byari byiza, ariko byari bitandukanye n'ibyo yasohoraga. Cyo honete ni byiza, n'ibyo zina ni ryiza, ntago byari bitandukanye n'ibyo yasohoraga. Byari bitandukanye Dumba, niba byari bitandukanye n'ibyo yasohoraga yabisabiye. Tureke kujya aho ngaho, sibyo? Tureke kujya aho ngaho, ariko noneho habeho iyo hashtag. Siza muri kubyumva, habeho iyo hashtag gusa ndabyivuga gute. Maybe we can do it, none tukayishyira hari abantu bakanayisesengura. I think I have mwese mfite nimero zanyu, hakabaho gutegura icyo kintu tukagisanga vuga ati okay, iyi hashtag tuyiteguye byagenda gutya. We can work as a team. Icyo kintu kikabaho, iyo hashtag ikabaho, tugatangira natwe iyo nkundo yo kuvuga ati okay, niba Dumba yaraje agasanga ishusho ihari iteye irya, akavuga ati no, kugira ngo mbashe gusurvivinga ngomba kwambara iri koti, sibyo? Kugira ngo nze facing ifata ku mavuta haza nisize irangi,
akambwira ngo I'm coming for you, nkamubwira I'm waiting for you, sibyo? Ariko muri ibyo byose nkajya gusanga bimwe naje kwamagana namaze kwambara umwambaro nk'uwo. Dumba yamaze kwambara amakabutura yabo yasanze gutyo, ariko ntabwo Dumba aravuga ko atari we mwenda umukwira, afite indi size yambara y'urukundo n'ubumuntu n'ibindi nk'ibyo. Why don't you work together? Noneho bya bindi izi mechanism defense twagize zatumye dusurvivinga kuri izi platform tuziyambure ko sibo twebwe. Reka Godfather, reka ngo ibyo biboro niba ubimenyesha bikuri ku mutima, reka nkwereke Godfather, uri umuntu wa mbere nzi ufite amatelefoni y'abantu baba influencer. Reka kubivugira kuri live, ugenda uhamagara buri mu influencer umubwira ati ndumva iki ngiki twagikora, umubwire ibyo ngibyo. Iki nacyo ni ide nziza kabisa. Umubwirire muri DM umubwire ati ndumva iki twagikora. Uhamagare Dumba, uhamagare Discipline, uhamagare Mutesi Jolly, uhamagare Anita Pendo, uhamagare bose ufite nimero zabo, uhamagare nuzuvuga ati ndumva iki ngiki twagikora. Ibyo bintu niba barabibona barimo barabikora, umusabe umubwire ati nupostinga ishiraho iyi hashtag, nupostinga shiraho iyi hashtag, urebe niba baza kubyemera. Ndakurahiriye nubona aba influencer babiri bapostinga bagashyiraho iyo hashtag, uzenza guha 1000. Uzenza guha ibyo. Niyo mpamvu navuze ati ibi bintu kubiko Kozimani ngenza abantu bro. None Dumba wowe Abanyarwanda narabize bro. None Dumba wowe iyo hashtag wayikoresha? Nje nayikoresha kubera n'ubundi ibi bintu ndabikora. Okay. Ngende umuntu n'ubundi usanzwe support. Disclaimer, iyo hashtag wayikoresha? Cyane rwose. Disclaimer Amerika namwigishije umutima muzima. Ntabwo dukeneye abandi barenzemwe. Abo barahagije. If one man can change the world, abo barahagije. Dumba arabaye kuba ashobora guhindura ibyo byose. Umutima wa Dumba umwe urabaye kwa abandi bose ba Dumba buri okay. Anyway, urashakiye hashtag akuya ya Gutuma. Rero ndashaka kubasezera nkajyana umwana ku ishuri. Umaze kudukora amafaranga, umaze kutuvana nk'amafaranga uzishira inzu gatatu kutarubaka, wabuzwa n'iki kudusezera? Umutini umuvura amasaka gukanura, tugwaye content, tugwaye ikiganiro, uri kudusezera. Ese wewe urashaka kujya kurara hano we Godfather? Tugenda ariko gusa ndabashimiye kabisa igano cyane. Ngiye kujyana umwana ku ishuri. Umugore ameze gute disi? Ariko sura urambaza umugore wanjye ameze neza kandi nta yandi makuru areza yo ngayo. Urabona adafite ishigo nk'iryafata ku mavuta ariko umugore iminsi 2 dore yazanye ishigo. Ugiye kuzana kadashaho. Dore ye. Nanda natangiye abdomino ndimo ndakora. Nawo wundi waturika. Azi guteka? Azi guteka kandi nkarya 3 ku munsi. Ubwo urumva rero ushobora guhura n'ibibazo byo guturika. Ahubwo ingaragumwe mamubayeho muti. Nongeneshe shamba maze gusenya 3 bro. Nuzajya unyitaye ibiboro. Bene bya ba Godfather no kazajya umenyera. Dumba yaraziritse inkoko wiki. Dumba ujya gutema ibita agafata umukobwa akamujyana, agafata umukobwa avuga ati nzajya ngitema nze nguteme. Saba mugira umunsi mwiza mwana. Asante sana kandi mwese ku bitekerezo byanyu kabisa. Turi kumwe. Thank you man.